bari hano ku giti cy'umugisha niho bari. Amakuru yacu nzi ni uko bavuga ko ari igiti cy'umugisha, ariko nanjye mbyumva ku makuru ntakigeraho ngo ngihobere nk'uko babivuga. Ni ukubyumva gutyo, uretse ko hariho abaza batugana baje gushaka icumbi ko baje kugihobera, nabo bakaduha amakuru ko abahabarangiye bahaje bigakora. Hano turimo turakurikirana amakuru y'uburyo umuhanda uva Kidaho ujya Butaro umeze. Ni ibirometero 22 birimo gukorwa hano na RTDA ifatanyije n'indi kampani ya CRBC. Ariko ikintu gitangaje ni kimwe hano, uko barimo gukora uyu muhanda, ngeze hano bambwira amateka y'iki giti. Iki giti umuhanda byabaye ngombwa yuko udeviye ukazaca ku ruhande, kubera yuko ngo umukobwa uje akagihobera yarabuze umugabo ngo ararongorwa, abakobwa babuze abagabo. Mushakisha amakuru ngo biri ahangaha. Location wayime Ahangaha twegera igiti turebe niba hari ikintu kidasanzwe kirimo. Ubu ngubu uburyo bahinduye icyerekezo cy'umuhanda bakawukatisha hirya iriya hose kugira ngo badatema iki giti. Ubwo nanjye birancanza, ariko mbahaye amakuru. Uraho neza? Ndaho. Amakuru? Ni meza. Utuye ahangaha? Muhe mudugudu w'umurenge Butare. Umudugudu wa Butare. Akagari ka Kabayi. Hanyuma ikiriya giti kiri imbere yawe urakibona? Ukiziho iki? Ngezeho amateka menshi. Ni ukuvuga wakuze iki giti ukibona? None dore mwanze no ko bagitema? Byashoboka. Kubera iki se mwanze ko bagitema? Ariko gifite amateka meza. Nitwa Dusabe Maria Olive, ariko izina bakunze kunyakura ni Dari. Dari. Hanyuma mutuye aha hantu rero? Ntuye mu mudugudu wa Kanaba haha. Umudugudu urimo niwo ubarizwamo n'iki giti? Iki giti kiri muri Butare. Iki giti kiri muri Butare? Butare. Hanyuma amakuru yacu uzi na yahe? Amakuru yacu nzi ni uko bavuga ko ari igiti cy'umugisha, ariko nanjye mbyumva ku makuru ntakigeraho ngo ngihobere nk'uko babivuga. Ni ukubyumva gutyo, uretse ko hariho abaza batugana baje gushaka icumbi ko baje kugihobera, nabo bakaduha amakuru ko abahabarangiye bahaje bigakora. Ngo makuru nkizi. Wowe uri umwe mu bacumbikira abantu baza kugihobera? Hariho abo twacumbikiye kuri Anyoboye Isibo baje kunyiyanzuzaho ko baturutse i Kigali. Hanyuma se bagihobera ryari, bigenda bite, baza amasangano? Bagihobera saa sita za nijoro. Saa sita za nijoro? None se hari abo bagaruka bakavuga ati bya bintu byarakoze, iki giti kirimo umuti kiradufasha? Yewe umuntu yaje kumpamagara ko hari abana agiye gucumbikira, turampagarariye Isibo, ndagenda ndabasanga, ndabaganiza mbabaza iyo baturutse, barahanyereka, mbabaza amarangamuntu bwabo, baraganyereka, baba baturutse i Kigali, nuko yenda nk'imidugudu zabo nazibagiwe. Bambwira ko nabo ari uwabarangiye ko iki giti kigiraga akamaro. Bari abamama babiri n'abakobwa babo babiri. Babaza si ko mwaje mwebwe ko ndi kubona mukuze, abakaba ari abana bite byaje. Barambwira batabana abana bacu twaherekeje. Si none ubu bitabaye ngombwa ko tubacumbikira byagenda bite? Bati twebwe amakuru twazanye twaturaje no haraguru yacu tukaharara, ariko igikorwa cyatuzanye kigakorwa. Ubwo nabwiye uwo muntu ntibacumbikire, nta kibazo, amarangamuntu gabo ndagararana. Ngo nawe byageze saa sita za nijoro barahaguruka baraza. Ubwo rero bamaje kuza aravuga ati nta ndabaherekeza mugende mukora ibyo murakora mugaruke.
ubwo barahageze bakora ibyo barakora barongera baragaruka bwakeye guca mu gitondo baza kumbaza amarangamuntu ndagabaha baragenda se ko nababajije neza bambwira ko uwabarangiye yahavuye ko yavuye hano ku iki giti bigakora ngo agahita abona umugabo uba mufite igiti cy'umugisha hano rero niko tubyumvaga ariko aba hano barabipingaga abakure bo birabakemuriraga ikibazo buriya kuki se abantu babipinga none ko nta wari wakije aho siko twabyumvanye abasaza bakuru